Abagore benshi bifuza guhora bishimye, si ibyo gusa kandi buri mugore wese aho ava akagera aba yifuza ndetse kandi aba akeneye umugabo umuha amahoro, uzamukunda ndetse kandi akamukundwakaza, akamwumva igihe cyose bageze mu bibazo cyangwa se igihe cyose nyine bageze mu bigeragezo. Ariko nyamuneka niba uri umugore cyangwa se niba uri umukobwa, reka mbanze mubwire akantu gato cyane. Buriya abagore benshi baba bifuza gukomeza kwitabwaho nyine nk'uko bitabwagaho igihe bari abakobwa cyangwa se igihe bari mu bukobwa. Ariko hari ikintu mutamanza gutekereza, buriya nyuma yo kubaka urugo, nyuma yo gukora mariage, akenshi inshingano zirahinduka. Niba uri umugore, niba uri umukobwa ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, uyu munsi nyamuneka ngiye kubwira akantu gato cyane, kandi rwose ndabizi neza yuko nuza kumva ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo, uraza kuba umaze kungukiramo ibintu byinshi cyane. Nuza kumva rero twemenye cyangwa se nuza kumva igufashije, nuze kugenda udakanzirika. Icya kabiri, uzokanda subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umwetse ku munsi. Ngiye bategure ino video nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Ivasa Disavi. Tugiye kurebera hamwe amagambo 9 buri mugore wese aba atagomba cyangwa se aba adakwiye gukinisha kubwira umugabo wiwe. Nubwo yaba yakubabaje bingana gute, nubwo yaba yaguteye agahinda bingana gute, ntabwo ano magambo ari byiza kuyabwira umugabo we cyangwa se kuyabwira umuntu mwashakanye. Nyamuneka niba uri umugore kambanze mubwire akantu gato cyane. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo umanika gati wicaye, wajya gukamanura ugahaguruka. Aya magambo ngiye kubwira uzayitondere, uzayirinde, nubwo yaba yagukomerekeje bingana gute, nubwo yaba yaguteye agahinda bingana gute. Kandi baravuga ngo buriya mu Kinyarwanda cyiza, umutima mwiza cyangwa se muri makeya gusubizanya ineza guhosha uburakari. Ngo kandi ngo umunyabwenge cyangwa se umugore w'umunyabwenge cyangwa se umugabo w'umunyabwenge umubona iyo ageze mu bigeragezo, ariko nyine bishobora kuza gutuma ashwana cyangwa se abwirana nabi n'uwo bashakanye. Rero niba uzi neza ko uri umugore, ukaba uzi neza ko uri umudamu, ibintu ngiye kuvuga hano uze kubyumva neza. Ikindi cya kabiri, uze kubitega amatwi rwose, ndakwinginze uze kubyumva kandi uzabishyire mu bikorwa. Ijambo rya mbere rikomeye cyane, buri mugore wese cyangwa se buri mudamu wese aba adakwiye gukinisha na rimwe kuba yabwira umugabo wiwe. Niba uzi neza yuko umugabo wawe umwubaha cyangwa se umuhereza agaciro, nubwo yaba yakubabaje bingana gute, nubwo yaba yaguteye agahinda bingana gute, nubwo yaba yagukomerekeje bingana gute, ntuzamubwire ngo na mugabo ukuri. Mbere yuko nkomeza, reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane. Ese niba uri umudamu cyangwa se niba uri umukobwa wenda ukaba uri kumva kino kiganiro, umugabo wawe akubwiye ngo na mugore ukurimo, nyine akabivuga ubona arakendetse kandi ubona ari seriye, wewe wabifata gute cyangwa se nyine muri makeya wakumva umeze gute? So niba uzi neza ko uri umugore, ukaba uzi neza ko ubaho umugabo wawe, ukaba uzi neza ko nyine wenda uzi agaciro ke, nyamuneka kumubwira ngo na mugabo kurimo ntabwo ari ibintu bigaragara neza rwose. Abaye ari umugabo uri serious cyangwa se abaye ari umugabo nyine uri seriye mu byo akora, akenshi ntabwo yazigira akubabarira. Nubwo yakubabarira, ntabwo ibyo bintu bizamuva mu mutima na gatoya. So nyamuneka iri jambo uzaryirinde, uzarigendere kure. Nubwo yaba guteye agenda bingana gute, nubwo yaba yakurakaje bingana gute, nubwo yaba guteye umujinya bingana gute, nyamuneka iri jambo uzarigende, kubera yuko ubundi baravuga ngo igihe cyose umuntu arakaye akenshi akunze kuvugisha ukuri. Ese kano kantu urakemera cyangwa ntabwo ukemera? Igihe cyose umuntu ashavuye, igihe cyose umuntu arakaye, ngo aba ameze nk'umusinzi. Akenshi bura ngo n'umusinzi, akenshi binavuze nyine ngo aba amaze imitsi abitekerezaho cyangwa se ngo baba bamaze imitsi nyine biri mu mutima wiwe. So niba uzi neza ko uri umudamu, ukaba uzi neza ko uri umukobwa, nyamuneka ndakwinginze basi hereza agaciro umugabo wawe, nubwo wiwe yaba atakaguhereza. Ubundi baravuga ngo igihe cyose umuntu agusuzugura, uzamwereke yuko nta kintu bikubwiye, uzamwereke yuko nyine udahuje nawe ibitekerezo. Akenshi nibwo uzagaragara nk'umunyabwenge imbere yiwe. Ngaho tekereza, umuntu arakubabaje, umuntu arakurakaje, noneho nyine nawe uyisurakara, kandi we ikintu yaragamije nuko kurakaza. So niba uzi neza ko uri umugore, ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, buriya umuntu w'umunyabwenge akenshi umubona iyo arakaye cyangwa se iyo ashavuye. Amagambo amuvamo, ibyo avuga nibyo bigaragaza ubwenge bwe. So igihe cyose umuntu akubabaje, igihe cyose umuntu aguteye agahinda, nyamuneka ujye ubanza utekereze kabiri mbere yuko nyine ugira ijambo usohora, kubera ko ushobora kuvuga ikintu pe akubabaje ari ugasanga wowe wicuje cyane kurenza uko we nyine azicuza. So uzitonde cyane igihe cyose umuntu mugiranye ikibazo cyangwa se igihe cyose umutware we murakaranyije, igihe mushwanye, nibwo buryo bwiza bwo kugaragaza imitekerereze yawe, bwo kugaragaza ubwenge bwawe ndetse n'indangagaciro zawe n'icyubahiro umugomba cyangwa se icyubahiro umuhereza. Ijambo rya kabiri rikomeye cyane, buri mugore wese w'umunyabwenge aba adakwiye kubwira umugabo wiwe. Iri jambo naryo uryumve neza cyane, ndetse kandi ntuzaryibagirwe na gatoya. Bikora uko byumva, bikore uko
uko ubishaka njyewe nta kintu bimbwiye. Iri jambo rero ryumva neza, bikora uko ubyumva, bikora uko ubishaka njyewe nta kintu bimbwiye. Ahangaha nyamuneka uba uri kumwereka yuko igitekerezo yatanze nyine ntabwo ushaka yuko mwumvikana, we aba ari wowe wifatira umwanzuro. Akenshi ahangaha ikintu uzaba uri gukora, ubu utanagira igitekerezo ntabwo azigera yongera kuza kugira ibiki kuba yakugisha inama. Icya kabiri uzasanga nyine abifata nkaho nyine wafetse igitekerezo cyiwe cyangwa se utigeze ugihereza agaciro. Nyamuneka niba uri umugore, dore systeme wakoresha kugira ngo umugabo we nyine umutware umutima cyangwa se nyine muri make abone yuko utandukanye n'abandi. Icyambere ni ukumwumva nubwo yaba ari mu makosa cyangwa se nubwo yaba ari mu mafuti. Kano kantu kumve neza cyane, uzitegereze neza. Nyangunda kubwira abagore benshi ngo uzarebe abantu benshi b'indaya cyangwa se bano bantu bicuruza ku mihanda, akenshi nubwo umugabo yaba nyine atabikoze neza uzasanga akunda guhita amushimira cyangwa se usange nyine aramuferesi, nyine aramubwira ngo felicitation wabikoze neza, kandi we nubwo yabikoze neza. Kubera iki? We niko kazi ke. Nyine bizatuma wa mugabo yumva yuko nyine yabikoze neza nubwo yaba atabikoze neza. So niba uzi neza ko uri umugore cyangwa se uri umumama, nyamuneka buriya kwereka umugabo wawe yuko umwumva nubwo yaba yazanye igitekerezo nyine wenda utumva, gerageza umwereke yuko nyine wabanje guhereza agaciro igitekerezo yagize. None sorry, nurangiza nyuma ubone nyine wajya cyangwa se wazana igitekerezo cyawe, natacyumva kandi nabwo uzamureke, ariko nyine byibura uzamugura uti bino bintu bikoze wenda bishobora kubyara zino ngaruka cyangwa se bishobora kuzana zino effect. Ariko guhita umuca intege, bikora uko byumva, bikora uko bishaka, nyamuneka nabwo ari byiza, na nubwo bigaragara neza nyine imbere y'umugabo wawe. Ijambo rya gatatu rikomeye cyane, umugore wese w'umunyabwenge aba adakwiye kubwira umugabo we cyangwa se aba adakwiye gukinisha kuba nyine yabwira umugabo we. Iri jambo uryumve neza cyane, ibyo nibyo ushoboye gusa. Kano kantu uri kumva neza, ayo magambo akenshi ashobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka mu buryo utazi wowe. Kubwira umugabo wawe gutyo akenshi ni nko kumubwira ko nta kintu ashoboye, kandi buriya abagabo benshi baremewe ndetse kandi bumva ko bashobora ibintu byose cyangwa se bashoboye ibintu byose. Rero kumubwira ayo magambo akenshi bishobora gutuma nyine wenda akora ikintu atari yatekereze cyangwa se kizakubabaza ubuzima bwawe bwose. Kano kantu uri kumva neza, umugabo ushobora kumubwira ijambo rimwe gusa akagukorera ikintu kizatuma wicuza ubuzima bwawe bwose, kizatuma umwanga ubuzima bwawe bwose, nyine muri make agahita gutakariza icyizere cyose yari yarakugiriye nyine kuva mwatangira kubana kugeza igihe ubimubwiye. So niba uzi neza ko uri umudamu, nyamuneka barakubwira umugabo wawe ngo ibyo nibyo ushoboye gusa, ntabwo abifata nk'ibintu bisanzwe. Nyine aricara nyuma akabyaniriza, nyine akaneza buri kintu cyose mwagiye mukorana, agatangira gutekereza yuko ibyo yakoze byose utigeze ubishima cyangwa se utigeze ubihereza agaciro. So nubwo yaba yakubabaje bingana gute, nubwo yaba yagushavuje bingana gute, ntabwo rwose ari byiza kumubwira iryo jambo, ntabwo ari ryiza na gatoya imbere y'umuntu wubaha cyangwa se imbere y'umuntu nyine uhereza agaciro, imbere y'umuntu wemeye kuguhitamo mu bandi bose nyine yareba. Ijambo rya kane rikomeye cyane, buri mugore wese aba adakwiye gukinisha kubwira umugabo we cyangwa se umuntu yihebeye, nyine umuntu wemeye kumuhitamo mu bandi bose. Iri jambo uryumve neza cyane, nta na rimwe unyumva nujya uhereza agaciro ibyo mvuga, ntabwo ujya umereza agaciro cyangwa se ibyo nkubwiye byose nta na rimwe ujya ubihereza agaciro. Nyamuneka niba uzi neza ko uri umugore, reka mbanze nkubwire kano kantu, kubwira umugabo wawe ko nta na rimwe akumva, ibyo ni bibi cyane kurenza uko ubitekereza, kuko umugabo wawe ashobora kubifata ukundi, bityo nyine bigatuma akurakarira cyane. Kano kantu uri kumva neza, nta na rimwe unyumva n'ujyoreza agaciro ibyo mvuga, nyine uzajye gukora ibyo ushaka, ugasanga umugabo we nyine uhora umubwira tuno tuntu. Nyamuneka ntabwo tugaragara neza. Ikindi cya kabiri, nta n'umuntu watwishimira. Ingaruka bizakugiraho igihe cyose nyine wenda usohera ino jambo mu kanwa kawe, nyine ukaba waribwira umugabo wawe, icyambere azatangira gutekereza yuko utajya unyurwa n'ibyo yagukoreye byose cyangwa se n'agaciro kose yaguhereje. Kano kantu urakemera cyangwa ntabwo ukemera? Igihe cyose ubwiye umugabo wangu nta na rimwe ujya unyumva, nta na rimwe ujya uhereza agaciro ibyo mvuga, akenshi na cyagiye yakumvishe azatangira gutekereza yuko utigeze ugiha agaciro cyangwa se utariho ugihereza agaciro. Ijambo rya gatatu rikomeye cyane, buri mugore wese aba atagomba gukinisha kubwira umugabo wiwe bashaka, nyine wa mugabo wamuhisemo akamutoranya mu bandi. Iri jambo uryumve neza cyane, nyamuneka utazakora amakosa. Ni njye ukora byose, ninjye ubikora byose, nyine muri makeya uri kumwereka ko nta kintu amazi.
ninjye ukora ibintu byose, ninjyewe nyine usanga mvunika, nyine uramvunisha, ibi byose ugasanga nyine ukunda kubimubwira kenshi. Nyamuneka nubwo byaba ari byo ntabwo ari impamvu rero ikomeye cyane cyangwa se isumba izindi atari byiza kubabwira umugabo we rino jambo cyangwa se kumubwira ano magambo maze kukubwira. Ibi nabyo umugabo we nyine iyo ubimubwiye kenshi atangira kumva yuko ntacyo amazi ndetse kandi ko ntacyo agufasha, mbese ko ntacyo ashoboye, atangira gutekereza ko nta kintu agufasha. Ikindi cya kabiri agatangira gutekereza yuko nta kintu yaba ashoboye imbere yawe. Nyamuneka niba uzi neza ko uri umugore ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, ni ngombwa gucunga neza amagambo ugiye kubwira umugabo wawe nyine mbere yuko uyasohora cyangwa se mbere yuko uyamubwira. Nyamuneka kubwira umugabo wawe ngo ni njyewe ugize uruhare nyine ni njyewe nyine utuma iterambere ry'urugo ribaho, ni njyewe uvunika cyane, ni njyewe ugira uruhare runini kugira ngo nyine urugo rwacu rukomeze rugumeho cyangwa se kugira ngo rurambe. Nyamuneka ahangaha uzaba uri kwibeshya kubera yuko nubwo mwamugiranye ikibazo bingana gute, ntabwo we ubwawe nyine adahari wakishoboza, cyangwa se ntabwo bivuze yuko nta kintu agufasha nubwo wenda nyine yaba yatsikiye cyangwa se nubwo yaba yakoze amakosa. Ijambo rya gatandatu rero rikomeye cyane uba utagomba gukinisha kuba wabwira umugabo wawe. Iri jambo uryumve neza cyane, ndabizi neza abadamu benshi cyangwa se abagore benshi iyo barakaranyije n'abagabo babo hari igihe ahita rivuga, kandi rwose iri jambo riramukomeretsa, riramubabaza, aritekerezaho paka ashaje cyangwa se paka nyine avuye muri ubu buzima. Iri jambo uryumve rirakomeye. Ufite ikihe kibazo? Nawe tekereza neza, umuntu avuga ngo ese ufite ikihe kibazo? Aha naho nyine iyo ubwiye umugabo wawe gutyo akenshi yumva ko nyine wenda umubwiye ko yasaze cyangwa se nta bwenge afite, adatekereza nyine n'ibyo avuga atabizi, n'ibyo akora atabizi. Ese ufite ikihe kibazo? Nyine mu mutwe urumva utekereza neza, ese urumva uri seriye? Nyine urumva rino jambo ukuntu rimeze, ese urumva ritajya guhura nka ryandi rya mbere twabonye rivuga ngo nta mugabo kurimo? Nyamuneka iri jambo ntabwo ari ryiza, uzaryitondere cyane igihe cyose, nubwo mwamwarakaranyije bingana gute, nubwo mwamwashwanye bingana gute. Iri jambo kuribwira umutware wawe, umuntu waguhisemo mu bandi bakobwa, umuntu wagutoranyije, ntabwo ari byiza nubwo yaba isoni, nubwo yaba yagukomerekeje nk'umudamu cyangwa se nk'umugore. Njye nkunda kubabwira ngo umugore nyawe ni ushobora kwihangana n'igihe bitari ngombwa. Wa mugore ushobora kwihangana n'igihe nyine uwundi muntu wese avuga ngo ugiye harasi nabyangana cyangwa se njyewe ngeze hari ntabwo byakuna cyangwa se ntabwo byashoboka. Nyamuneka rero ntukabwire umugabo wawe ngo ese ufite ikihe kibazo, uratekereza neza. Nyamuneka iri jambo ntabwo ari ryiza, ryirinde urigendere kuri, kubera yuko umanika agati wicaye wajya kukamanuka ukagira ibiki ugahaguruka. Ijambo rya karindwi rikomeye cyane uba utagomba gukinisha kubwira umugabo wawe cyangwa se umuntu mwashakanye, uwo twita husband wawe. Iri jambo uryumve neza cyane, nabaho nagufite cyangwa se ntacyo naba nari kumwe nawe. Kano kanura kumva neza, ntacyo naba tutari kumwe rwose, uramutse ugiye njyewe nakomeza ubuzima kandi nabaho neza. Iri jambo ntabwo ari byiza kuribwira umugabo wawe, nubwo yaba yakubabaje bingana gute, nubwo yaba yagukomerekeje bingana gute. Nyamuneka uzaryirinde. Niba ushaka nyine kuzubaka urugo rukaramba cyangwa se kuzubaka urugo rukamara igihe, niba ukeneye kuzaba umugore nyawe nk'uko nkomeza kugenda mbikubwira umunsi ku munsi, niba uri umugore reka mbanze ngugire inama ikomeye cyane kwino poeti, cyangwa se mbere yo kumva kwino ngingo aka kantu ngiye kuvuga ukumva neza cyane. Kubwira umugabo wawe ko ushoboye ndetse kandi ko wemera neza ko mutari kumwe nyine ushobora kwishobora, ni nko kumubwira ko utamushaka mu buzima bwawe. Kano kantu kumva neza cyane. Kubwira umugabo wawe ko mubaye mutari kumwe nyine ubuzima bwakomeza cyangwa se adahari nta kintu byagutwara, akenshi ibyo akora byose, ibyo azagukorera byose, azatangira gutekereza yuko utanyurwa, udashima nyine bya bintu byose wowe utekereza, byaba ibyo mu gitanda, byaba bya bintu byose mwakoranye, byaba bya bindi byose uzi by'amabanga byose, atangira gutekereza yuko nyamuneka utabishima, utanyurwa nabyo nyine muri makeya. Ibyo akora byose nyine aba ameze nk'umuntu, ubuse nabivuga gute, mbuzi ikinyarwanda nabivugamo, aba ameze nk'aho nyine ari ukuruhira ubusa cyangwa se ari gukorera ubusa. Rero rwose rino jambo uzaryinde cyangwa se uzaryitondere, ritazagusenyera, ritazatuma umugabo yitakariza icyizere, ugasanga nyine ikintu cyose mugiye gukorana na cya gikorwa uhereza agaciro akakizamo yumva atisanzuye, akakizamo yumva atari muri mudu cyangwa se atameze neza kubera ijambo rimwe gusa. Ubaye udahari nta kintu byantwara, njyewe nabona n'abandi nawe urumva rino jambo akenshi ringiri rituma
gutangira kwigaya, agatangira kwisuzugura, agatangira kugira stress, handi uzasanga rimwe na rimwe agiye mu kabari ugasanga natashye kubera yuko arabizi neza yuko afite umugore utanyurwa cyangwa se udashima ibyo amukorera. Ijambo rya munani rero ukomeye cyane, uba udakwiye kubwira umugabo wawe nemwe cyangwa se uba udakwiye gukinisha gusohora imbere y'umugabo wawe, nubwo mwamwagiranye ikibazo bingana gute, nubwo mwamwashwanye bingana gute, uzaryirinde kubera yuko bizatuma ugaragara nk'umunyabwenge imbere y'ikindi cya kabiri, bizatuma abona yuko umwubaha, cyangwa se bizatuma ugaragara nyine nk'umuntu umuhereza agaciro cyane kandi ushobora kumwihanganira. Byose ni amakosa yawe, byose ni amakosa yawe, ni wowe wabiteye, byose ni wowe mbarutso cyangwa se ni wowe uhora ubitera. Nyamuneka iri jambo ntabwo ari ryiza. Niba uri umugore cyangwa se niba uri umukobwa ukaba ukeneye kuzubaka urugo rwiza ndetse kandi urugo ruzaramba, urugo ruzabamo amahoro ndetse umutuzo no kwihangana, nyamuneka gushyira amakosa yose ku mugabo wawe ntabwo ari byiza, kandi ibi ni ibintu bibi kurenza uko ubitekereza, cyangwa se ni amagambo adakwiye kubwirwa umugabo cyangwa se umuntu wese w'igitsina gabo. Gufata amakosa yose nyine ukayashyira ku mugabo wawe, ugasanga nyine niwe muntu wa mbere uhora mu makosa, ugasanga we nyine uhora wigira umwere, akenshi rwose ntabwo bigaragara neza, bituma nyine yumva yuko nyine utanyurwa cyangwa se udashima n'ibyo akora. Nyine ahora abona yuko nyine n'ubundi ibyo yagukorera byose ntabwo unyurwa, icyo yagukorera cyose n'ubu nta kintu ujya ushima. Ijambo rya nyuma rero ukomeye cyane, uba utagomba gukinisha kubwira umugabo wawe niba uzi neza ko umwubaha cyangwa se niba umuhereza agaciro. Shaka ibindi ukora aho kumbwira nabi, aho kugira ngo uzunure umujinya washaka ibindi ukora. Nyamuneka iki kintu rero cyumva neza, shaka ibindi ukora aho kumbwira nabi. Niba uri umugore, niba uzi neza ko uri umudamu, reka mbanze nkubwire akantu gato cyane. Umugabo wawe hari ubwo azakubwira nabi pe, usange nyine ari kugushihura, usange ari kukubwira nabi, usange afite umutima mubi, ariko ugasanga wenda rimwe na rimwe mu buzima busanzwe ugasanga kwitaho pe, ugasanga guhereza agaciro mu bibi no mu byiza. Rero si ngombwa nyine kumva yuko wenda akubwiye nabi ngo umubwire amagambo nkayo, cyangwa se umubwire amagambo ashobora kuzatuma wicuza, ashobora gutuma nyine umubano wanyu usenyuka, kandi wenda mu bundi buzima mwari mumeranye neza cyangwa se mwari mubanye neza. Umugore cyangwa umukobwa ni umwe mu bantu babifuza kugirirwa icyizere n'uwo bakunze cyangwa se iyo bakunze by'ukuri. Niba uri umugore cyangwa se niba uri umudamu cyangwa se ukaba uri umukobwa ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, ngiye kubwira amabanga agera kuri 7 utemerewe kubwira umugabo wawe cyangwa se umuntu mubana. Niba uri umukobwa ntabwo wemerewe kuyaganiriza umusore mukundana. Niba uri umugore kandi ntuzayabwire umugabo wawe na gato, kubera yuko bizatuma agutakariza icyizere, bizatuma abona yuko udashobotse, bizatuma atangira kugutekereza ukundi. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, aya mabanga ntabwo wemere kuyaganiriza inshuti yawe, ntabwo wemere kuyaganiriza umufamiliye wawe, nubwo umuntu mwamuri inshuti magara bingana gute. Nyamuneka bizagume mu mutima wawe, bizagume nyine akami ka muntu kazagume ari umutima wako. Rero niba uzi neza ko uri umukobwa, niba uzi neza yuko uri umugore cyangwa se uri umumama ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, igira hino tuganire nkubwire cyangwa se mwibire ibanga. Ngiye kubabwira amabanga 7 utemereye kubwira umugabo wawe cyangwa se umuntu mubana nk'umugore n'umugabo. Icya kabiri ndaza kubwira noneho ku musozo wa video, noneho ibyo wemereye kumubwira cyangwa se ibyo nyine utagomba kumuhisha na gatoya. Nuza kumva ino video igufashije, nuze kugenda udakanzereke. Icya kabiri uze guca hasi muri comment nguruti Eva, ino video yamfashije. Ikindi cya kabiri nungukiyemo ibintu byinshi cyane. Mbere yo kumubwira ibanga rya mbere, kambanze nkubwire akantu gato cyane. Bura abagore n'abakobwa iyo bakunze byanyabyo babumva nyine umuntu bakunze yabizira cyangwa se yabagirira icyizere, ariko nyamuneka ibi bintu ngiye kukubwira ntuzakinishe kubibwira cyangwa se kubivuga igihe cyose uri kumwe n'umugabo wawe, cyangwa se igihe cyose nyine uri kumwe n'umuparitaneri wawe cyangwa se umufatanyabikorwa wawe mu rukundo. Nyamuneka ibi bintu uzabyirinde, bizagume mu mutima wawe, bizagume nyine mu bitekerezo byawe, aba ari wowe gusa ubizi, nyine n'inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe ntabwo yemerewe kubimenya na gatoya. Ibi ngibi ntabwo bivugwa, bigomba kugumana n'umutima wawe. Ikintu cya mbere gikomeye cyane uba utemerewe kubwira umugabo we cyangwa se umuntu mwashakanye, iki ngiki ucyumve neza cyane. Abantu mwaryamanye cyangwa se ingano, umubare w'abantu mwaryamanye mbere yuko mubana cyangwa se mbere yuko nyine ufata umwanzuro wo kuvuga ngo nemeye kubana n'uno muntu, nyamuneka ni ibintu bibi cyane cyangwa se ni ibintu bitagaragara neza imbere ya buri mugabo wese.
kwifata nyine ukamuganiriza ngo naryamanye n'uno musore, nyine abasore bose mwaryamanye cyangwa se icuru waba warakoze imibonano mpuzabitsina mbere yuko nyine mubana. Nyamuneka ibingibi ntabwo bivugwa, nuramuka ubikoze uzamenye neza yuko wiciye urukundo, ugiye kwisenyera urugo, ugiye gutuma agutakariza icyizere. Igihe cyose ugize gutya ugatarabuka cyangwa se ukajya ahantu runaka n'umubwiza ukuri, akenshi ntabwo azongera kukwizera. Icya kabiri, azatangira gucekinga telefone yawe arebe ati se naba egisi we bajya bakunda kuganira, ese wenda nk'igihe umuntu aguhamagaye wenda mwigeze gukundana akaba bizora bimubwiye, akenshi azaba yaragutakarije icyizere, azatangira gutekereza yuko nyine wenda hari ikindi kintu mushobora kuza gukora hagati yanyu. So niba uzi neza ko uri umugore, niba uzi neza ko uri umukobwa, kuba wabwira umukunzi we cyangwa se umugabo we cyangwa se umuntu mubana wa muntu nyine wahisemo, ukamubwira ingano y'abantu mwagiye muryamana inshuro wagiye ubikora, ntabwo ari byiza, dore yuko rwose nta n'ikintu bimara. Ese ubundi byabafasha iki mu kugira ngo mwubake urugo rwanyu cyangwa se mu kugira ngo mugere ku iterambere? Niba warabikoze nyine byararangiye, nyine icyo gihe ntabwo wari ufite ubwenge, ariko baka kanya menya neza yuko nyine ugomba kugendana n'ibigezweho. Kugarura ibyahise akenshi bibasubiza inyuma cyangwa se bishobora gutuma nyine muri makeya umwe muri mwebwe atakariza mugenzi wiwe icyizere. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane uba ugomba guhisha umugabo wawe, nubwo waba ushaka yuko akwizera bingana gute, nubwo waba ushaka yuko nyine abone yuko umukunda ku rwego rungana gute, nyamuneka iki nacyo uzagihishe, uzagishyire mu mutima wawe, kubera yuko nta kintu bimaze kuba wabivuga cyangwa se kuba wabimuganiriza, ahubwo nyuma yo kubimuganiriza kenshi nyamuneka azagutakariza icyizere cyangwa se azatangira kubona yuko nyine wenda no kuva kera nta mico myiza wagiraga cyangwa se wariyandarikaga. Kumubwira ingano y'inda wakuyemo cyangwa se niba warigeze gukuramo inda, nyamuneka ni amakosa akomeye cyane. Ntuzakore ikosa ryo kwicaza umugabo wawe ngo umubwire ngo kera nyiri umukobwa ngo nigeze kugira gutya ngo biza kurangira nyine nkuyemo inda. Kereka niba uwe abizi rwose nta kibazo, ariko niba uzi neza yuko nyine wenda atarabizi, ntabwo wemerewe kwifata nyine ngo uzamure icyo kiganiro ngo wumve yuko ari ibintu bisanzwe nyine ngo muri gutera story. Nyamuneka bino bintu ndiho ndakubwira ntabwo wemerewe kubitera muri story, na nubwo ari ibintu umuntu aba agomba kuganiraho aseka cyangwa se ntabwo ari ibintu biba bishekeje, ntabwo ari ibintu biba bishimishije cyangwa se ntabwo ari ibintu nyine ukwiye kwicaza umuntu ngo bimugano nyine ngo umere nkaho uri kwivuga ibigwi. Nyamuneka ibingibi ntabwo ari ibintu byiza. Icya mbere nakubwiye ngo ikintu cya mbere ugomba guhisha umugabo wawe ni ukumubwira abantu mwaryamanye mbere yuko mubana cyangwa se kumubwira nyine inshuro wabikoze, kumubwira ngo bwa mbere mbikora byari bimeze gutya. Ibingibi ni amakosa akomeye cyane. Icya kabiri nakubwiye kumubwira ingano cyangwa se nyine wenda niba warigeze gukuramo inda, niba icyo kintu cyarigeze kukubaho, yego ibyo ni ibintu bibaho pe, ariko niba warabikoze ni amakosa akomeye cyane. Kumwicaza nyine ukabimuganiza nyine ngo ukumva yuko ari ibintu bisanzwe, ngo kugira ngo nyine wenda ngo akugire icyizere ngo uramwizera cyane cyangwa se ngo uramukunda cyane, nyamuneka ni amakosa, ni mistake ikomeye buri mugore wese ashobora gukora afite akazicuza cyangwa se nyine nyuma yaho akazabyicuza cyane. Njya nkunda kubabwira ngo umanika gate wicaye, ariko wajya kukamanura ugahaguruka. Ejo ni mushwana azatangira kugucyura bya bintu wamubwiye, nyine wumve yuko nyine wenda ari ibintu bisanzwe, nyamara ni wowe wagize ibiki, ni wowe wabigizemo uruhare cyangwa se ni wowe wabikoze. Nyamuneka kuba nabateguye kino kiganiro ntabwo ndi kugumura abagore cyangwa se ntabwo ndi kugira ngo nyine abakobwa mbigishe imico mibi, oya, ahubwo ikintu ngamije ni ukugira ngo nyine bundi ibyo bintu nta n'ikintu bimaze cyangwa se kuba wabimubwira rwose nta kintu byabafasha mu kubaka urugo rwanyu, mu kugira ngo mubane neza, ahubwo bishobora gutuma noneho icyizere mwagiranaga hagati yanyu kirangira cyangwa se gisenyuka burundu. Ese bino bintu ndiho ndavuga uriho urabyemera? Niba ubyemera rero uze guca hasi muri comment nguri uti Eva nanjye rwose turemenya cyangwa se turahuza neza cyane. Ikintu cyega turi gikomeye cyane, uba ugomba guhisha umugabo wawe, nyine uba ugomba kugumana mu mutima wawe cyangwa se uba ugomba kurekera mu mutima wawe. Nyamuneka iki ngiki cyo rwose ntukakivuge kubera yuko kigomba kurangirana n'ahahise cyangwa se ahahise wawe nyine uba ugomba kuhagarura mu icyo gihe. Iki kintu ucyumve neza cyane, kuvuga imico mibi wagiraga mbere yuko mubana, wenda wisubiyeho, wenda wakoraga ibintu bibi kera nyine ugasanga wari bikoraga nawe arabizi ko wabikoraga, nyamuneka kongera kubigarura ntabwo ari ibintu byiza cyane. Niba uri umukobwa wenda wakundaga gusinda cyangwa se wari ufite imico itari myiza, kera warasuzuguraga, nyine witwaraga nabi mu buryo bwose bushoboka,
gashoboka, wari umusinzi wajyaga mu kabari nyine ukagenda ugata nyine wari kazizi, kongera kubigarura ntabwo ari ibintu byiza. Akandi gakosa utazakora, wenda kera wigeze gukora imicome wenda y'uburaya cyangwa se wenda nyine muri make wenda hari akantu kigeze kukuranga ko gukunda ibyo bintu cyane, ntabwo ari byiza kwifata ukongera kubiganiriza umukunzi wawe cyangwa se umuntu wawe mubana nyine wa muntu wahisemo yuko akubera umugabo, wa muntu ushaka yuko nyine akomeza kugira icyizere kandi akomeza kugenda abona yuko wahindutse koko, ndetse kandi wahisemo gufata umwanzuro wo guhinduka kubera we cyangwa se wenda kubera yuko ushaka kubaka urugo, ushaka kugira umuryango mwiza, ushaka kugira famiye nzima. Kuvuga imico yawe mibi wagiraga kera ntabwo ari ibintu byiza. Nyamuneka nakubwiye ngo bino bintu ndiho ndakubwira ntabwo kubitera muri story rwose ari ibintu byiza, nubwo waba umwizera bingana gute nubwo mwamwisanzura naho bingana gute, ntukabivuge kubera ko nyuma yaho akenshi iyo mugiranye ikibazo nyine atangira kugutekerezo ibindi bintu kandi wenda atari ko bimeze cyangwa se bitagakwiye. Ikindi kintu gikomeye cyane uba utagomba kubwira cyangwa se kuganiriza umugabo wawe, kubwira nyine umuntu mukundana aka kanya niba uri umukobwa, iki ngiki ucyumve neza cyane, kumubwira abagabo bagutereta cyangwa se niba uri umukobwa kuba muganiriza abasore bagukunda cyangwa se bakwishimira ariko ukaba utabashaka. Nyamuneka buriya uzitegereze neza, nubwo waba uri umugore akenshi hari igihe usanga uhuye n'ikigeragezo ugasanga hari abagabo bashaka gutereta cyangwa se ugasanga hari n'abasore nyine bagukunda kandi rwose nawe nyine watekereza neza ukavuga ati se wenda nanjye bari abantu babakunda. Nyamuneka ni amakosa akomeye cyane kwifata ukaganiriza umugabo wawe ngo uno mugabo yirirwa nshaka, uno musore yirirwa nshaka. Ikintu cya mbere kizamubaho nuramuka nyine umuganirije icyo kintu, azatangira gutekereza yuko ari wowe udashobotse, ni wowe akenshi nyine ubigiramo uruhari kugira ngo wenda babe bagukunda. Kano kantu uraho kumva neza rero, bivuze ngo kuba wabimuganiza nta kintu bimaze, kubimubwira nta kintu bimaze. Ngewe inama nakugira ku ruhande rwanjye, ibyo bintu ntuzabikore pe, kubera yuko nyuma yaho uzicuza, uzaba uri kwisenyera urugo, uzaba nyine muri makiya nawe ubwawe uri kwiyangiza, nyine muri make uzaba uri gutuma n'abana bawe uzabyara bizabagiraho ingaruka. So niba uri umugore, niba uri umukobwa, kwifata nyine ukaganiriza abantu bose bagutereta, abantu bose bagukunda, abantu bose nyine ukurura, ntabwo ari byiza kubibwira umugabo wawe, nta n'ikintu byamara. We ikintu ugomba gukora ni ukumenya neza ko kubikora nta kintu bimaze, usibye nyine yuko nyuma yaho wazicuza cyangwa se nyine muri makeya bikaba byanagusenyera urugo. Ariko ntukabivuge, ntabwo bivugwa, ntabwo biganirizwa, ntabwo babiteramo story na gatoya kubera yuko ntabwo bikinisha. Ikindi kintu gikomeye cyane, buri mugore wese aba adakwiye kuganiriza umugabo cyangwa se wenda aba atakwiye nyine kuba yabwira umugabo wiwe. Iki ngiki kigomba kuguma ari ibanga mu buzima bwawe. Muri video iheruka none nakubwiye amagambo buri mugore wese adakwiye kubwira umugabo wiwe. Ayo magambo narababwiye rwose, nababwiye yuko utemere kubwira umugabo wawe ngo nta mugabo kurimo, utemere kubwira umugabo wawe ngo bikora uko byumva, utemere kubwira umugabo wawe ngo nyine uratekereza uri muzima, nyine uri muzima uratekereza. Ayo magambo yose nabwo bemere kugira ibiki kuba wayabwira umugabo wawe. None ngiye kubwira no ikindi kintu gikomeye cyane, utemere kuganiriza umugabo wawe na rimwe, nyine ugomba kukigira ibanga nubwo mwamwisanzura no bingana gute. Impamvu zatumaga utandukana n'abakunzi bawe cyangwa se utandukana nyine n'abantu bose mwagiye mukundana cyangwa se abantu bose mwagiye mumenyana ariko mu buryo bwo gukundana. Nyamuneka ibi ngubu ugomba kubyinda kubera yuko nyuma yo kubivuga bizakugiraho ingaruka. Nuramuka umubwiye izo mpamvu, ejo n'ejo ubundi nyine ugatangira gukora amakosa, hari igihe atangira kubisanisha na bya bindi wamubwiye akavuga ngo nanjye dushobora kutazashobokana kubera zino mpamvu. Rero rwose ntabwo ari byiza kugira ibiki kuvuga ano mabanga yose ndiho ndakubwira. Mu gice cya nyuma no tugiye kurebera hamwe ibintu ubu utemere guhisha umugabo wawe na rimwe. Ikintu cya mbere gikomeye cyane, ubu utemere guhisha umugabo wawe umuntu mubana. Kino kintu ucyumve neza cyane, niba uzi neza yuko wigeze kubyara umwana mbere yuko mubana, ntuzakore ikosa ryo kumuhisha icyo kintu. Nyamuneka ndagasubiramo, niba uzi neza yuko watwise umwana amezi 9 ukazana umuntu ku isi ukamurera agakora, ntabwo wemere kubihisha umugabo wawe. Mugomba kubana abizi neza yuko uwo mwana ahari, ndetse kandi abizi neza yuko nyine icyo kintu wigeze wagikora. Nyamuneka bituma akugirira icyizere cyane. Ikindi cya kabiri, bigatuma nyine agukunda akuzi neza, bigatuma nyine yumva yuko asobanukiwe uwo uri we, akaba proud yawe ndetse kandi mu buryo bwiza. Ikindi kintu uba utagomba guhisha umugabo wawe na rimwe, ucyumve neza cyane, amafaranga winjiza cyangwa se amafaranga ukorera,
nyamuneka ibingibi rwose ntuzabikore. Niba wifuza kuzubaka urugo rwiza ukagira umuryango mwiza cyangwa se nyine umugabo wakawukunda ndetse kandi akakwizera akakugirira icyizere, mugafatanya muri byose mu kubaka urugo rushimwa n'Imana ndetse n'abantu, kumuhisha amafaranga yawe ndagira mubwire neza yuko rwose nta kintu bimaze na gatoya. Ndetse kandi bibaye byiza nanjye ikintu ngusabira ni ukuba nyine wenda nawe yaba ateye nkawe cyangwa se nyine ibyo umwifuriza nawe ari byo akwifuriza, nibwo mwabana neza ndetse kandi mu kubaka urugo rushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Ikindi kintu gikomeye cyane uba utagomba guhisha umugabo wawe nubwo byaba byagenze gute, intego zawe, imitekerereze yawe, imyumvire yawe, ibyo umushako cyangwa se ibyo wifuza gukora. Nyamuneka bino bintu ntabwo ari byiza kuba nyine wabihisha umugabo wawe. So wenda mbere yo kumva ko ino point reka mbanze rwose ngaye n'abagore cyane, niba uzi neza ko uri umama ukaba uzi neza yuko ujya uhisha umugabo wawe ibyo ukeneye byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni amakosa akomeye cyane. Icya mbere bituma utangira kumufata uko atari, bimubwire wenda nubwo atabyumva ariko ubimubwire. Niba uzi neza yuko ukeneye igitenge kubera iki utabimubwira? Niba uzi neza yuko wenda ukeneye ikintu runaka nawe ubone yuko afitiye ubushobozi, kubera iki utabimubwira nyine, ahubwo wenda ugasanga wirakaje, ugasanga nyine wamufashe nabi cyangwa se ugasanga wamutwaye nabi kandi wenda atari ko bimeze. Niba uzi neza yuko ukeneye ikintu cyagufasha kugira ngo ubeho neza, kugira ngo nyine wumve yuko wishimye, kugira ngo wumve yuko uri proud we ndetse kandi unezerewe, ni ukuri mwicaze ukimubwire. Ariko nyine nawe mu kukimubwira uzabanze utekereze kabiri cyangwa se uzabanze nyine wicare urebe uti si ikintu ngiye kumusaba agifite ubushobozi, ese ikintu ngiye kumusaba nta kintu kiri buze kuba cyakangiza ku rugo rwacu cyangwa se ku mibanire yacu. Ibyo byose numara kubireba noneho uzabone cyangwa se wenda uzajye wamubwira igitekerezo cyawe. Nyamuneka bino bintu byose nakubwenda hamwe nashidikanya wabyumvishe kandi uzabishyire mu bikorwa, kubera yuko impamvu ndi kubikubwira nta kintu kibi mwifuriza, nta kintu kimwe nyine nifuriza urugo rwawe, ahubwo icyo mwifuriza ni iki? Ni ukugira amahoro ndetse n'umutekano ndetse no gukomeza kwizerana mu buryo bwiza ndetse kandi bunoze. Ibyahise biba byarahise, ntukabigarure muri situwasiyo ugezemo. Yego kwibuka ni byiza kubera yuko nyine bidufasha kwiyubaka, ariko nyamuneka hari ibintu uba udakwiye kugarura nyine mu buryo bworoshye igihe cyose wamaze kwimerera cyangwa se igihe cyose wamaze kubaka urugo. Ese ino video yagufashije? Nyamuneka niba yagufashije ukanda like, cya kabiri uze ukanda subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri ukeneye kudutera inkunga, kudufasha kugira ngo nyine tujye dukomeza kubagezaho ibiganiro binoze mu bushobozi bwose waba ufite, biremewe. Uca hasi muri comment ukambwira uti Iva, ndifuza gushyira itafari ku biganiro bye kugira ngo uzajye ukomeza kuduhereza ibiganiro byiza ndetse kandi binoze bifite ireme. Si ibyo gusa kandi nyine wenda ukeneye kugira igitekerezo uduhereza inama cyangwa se wenda kutwungura wenda inama runaka, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0793616930. Iyo nimero uyandikira ugira ngo tugane cyangwa se wenda ugira ngo twungure igitekerezo, ugira ngo wenda nyine wenda utugire inama cyangwa se wenda ugira ngo udusapotinge cyangwa se uduhereze ubufasha bwawe. Nyamuneka biremewe cyane kutwandikira ndetse kandi umunsi ku munsi turabasubiza, tubadore cyangwa se mba ndonline umunsi ku munsi. Uri umumama, uri umukobwa wifuza ko tugana cyangwa se twungurana ibitekerezo, ndahari ku bwawe. Nyamuneka njya nkunda kubabwira ngo nubwo ndi muto ariko sindi gito, kandi mbifuriza ibyiza cyangwa se mbifuriza umugisha, mbifuriza amahirwe ndetse n'ishya n'ihirwe mu buzima tubamo, kubera yuko nicyo kintu cya mbere umuntu agira kikaba cyatuma abaho neza. Kugira amahoro, kugira umugisha nibyo bintu bya mbere bibaho bitanga amahoro ndetse n'umudendezo. Ujye uhora usenga ndetse kandi wizere Imana yawe, bizagufasha mu buzima ubamo ndetse kandi bizatuma nyine wumva yuko utewe ishema n'ubuzima ubayemo ndetse kandi wumve yuko unyuzwe n'ubuzima urimo aka kanya. Nubwo bitameze neza, nubwo wenda byaba bitagenda neza, wejye wizera neza yuko Imana ishobora byose ndetse kandi ishobora kuguhindurira ubuzima isaha n'isaha.